ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe, mugire umugisha kuri uyu munsi kandi muhezagirwe n'Imana cyane. Amazina yanjye nitwa Imana Pascal, benshi banze ku izina Yeremiya. Kuri uyu munsi ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana rivuga ku muhamagaro. Rivuga ukuntu Imana ihamagara umuntu. Kuko maze kwitegereza mbona neza ko hari igihe duhamagarwa ntitumenye impamvu Imana yaduhamagaye, cyangwa ntitumenye kondisiyo zo guhamagarwa. Guhamagarwa ni kimwe kandi hakazaho na kondisiyo. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya 12 turera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha uzakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Imana ihamagara Aburahamu. Mutwe w'amagambo yavuze ngo Imana yohereza Aburahamu mu gihugu cy'i Kanani. Hari igihugu Imana igambira kukoherezamo. Hari umuhamagaro Imana yaguhamagaye. Kuko ngirangije itegeka ibwira Aburahamu, iramuhamagara nkuko nawe yaguhamagaye, iramutoranya nkuko nawe yagutoranije, iramubwira ngo va mu gihugu cy'iwanyu. Ikintu gikomeye. Siga inzu ya so, siga abavandimwe bawe, siga umuryango wawe, siga mama wakubyara, siga umuvandimwe wawe, ujye mu gihugu. Nkuko Imana nawe yaguhamagaye, irangije kuguhamagara irakubwira ngo ugire ibyo usiga. Hari ibintu ugomba gusiga Imana ikeneye ko ugomba gushyira ku ruhande. Byanga bikunda Imana yiguhamagaye, hari inzira ugomba kunyuramo, hari ibyo ugomba kwanga, hari ibyo ugomba gusiga. Gusa biragoye, ni ingingo ikomeye gusiga ababyeyi, gusiga umuryango, ugasiga inzu ya so, warangiza ukitabira umuhamagaro w'Imana. Hari igihe ubyitabira bakakwanga, hari igihe ubyitabira bakakuvuga, hari igihe ubyitabira bakagutekerezaho, hari igihe ubyitabira bakakujugunya kure. Ariko kuko ari Imana iguhamagaye, ni Imana ifite byose. Icambere Imana yabwiye umukozi aravuga ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Kuba Imana yari ikuzi nta kabuza kugutandukanya n'abo babyeyi, nta n'ikibabaje kiri aho ngaho. Ahubwo icyangombwa ikimpamagariye ni igiki. Reka tureke ibyo bya Aburahamu, ariko reka turebe ku bantu Imana iri guhamagara muri iki gihe. Imana yiduhamagaye, abenshi bahamagara bakumva ngo yaduhamagaye bakagenda gusa. Ariko hari ibintu tugomba gusiga. Hari ubujura tugomba gusiga, hari ubusambanyi tugomba gusiga, hari ubugome tugomba gusiga, hari ibintu tugomba gusiga kugira ngo tugendane n'Imana neza. Imana ntabwo yaguhamagara ngo uyikorere n'amagambo. Imana ntabwo yaguhamagara ikorane n'ubujura. Hari ibyanga byakunda kugira ngo unezeze Imana, unezeze uwaguhamagaye, unezeze Yesu Kristo. Hari ibintu ugomba gusiga, hari ubujura ugomba gusiga, hari ubugome ugomba gusiga, hari ubwicanyi ugomba gusiga, hari amoko ugomba gusiga, hari ibintu ugomba kurandura muri wowe kugira ngo unezeze Imana, nurangiza uyikorere unezerewe. Yaramubwiye ngo ujyane i Kanani, uve mu gihugu cy'iwanyu ujye mu gihugu cy'isezerano. Nyemerera kuri uyu munsi nongere kukwibutsa ko mu muhamagaro wawe, uburyo Imana yaguhamagayemo, hari ibintu ikeneye gukora. Undi muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo kuko wanze ubugome bw'iyi si, no muri Bibiliya birarimo, nicyo kizatuma ngukiza. Nyemerera ugire ibyo uhindura mu muhamagaro, gira ibyo uhindura kugira ngo unezeze Imana. Ongera ugire ibyo usiga. Ntabwo wakorera Imana unywa inzoga, ntabwo wakorera Imana usambana, ntabwo wakorera Imana uri umurozi, ntabwo wakorera Imana. Reka da ntibazakubeshe, Imana ntibinezererwa. Siga kuraguza, siga ubujura, siga ubugome, ugende uyikorere, nayo ikiguhamagariye nuko izakunezeza. Benshi kubirekura byarabananiye, abandi kubyanga byarabananiye, abandi kubireka byarabananiye, ngo birabanezeza.
abandi ngo baritukuza, abandi ngo imisatsi baramanura, abandi ngo barasiga inzara, abandi ngo barambara mini, abandi ngo barigenza uko bashaka. Ntabwo abari bakurikiye uyu mugabo bakwiye kwigenza uko bashaka. Iyo uhisemo kumukurikira, emera ibyo agutegeka. Ibyo agutegeka ni iby'umumaro, ibyo agutegeka ni iby'urukundo, ibyo agutegeka ni ukuyikorera. Utanze umubiri wawe ukaba igitambo kizima gishimwa n'Imana. Ariko reka mbabaza, nimba uri umusambanyi, mbega ubwo umubiri wawe ni igitambo kizima? Ese ntabwo muzi ko imibiri yacu ari insengero z'Uwiteka? Nimba uri umurozi, mbega ugura igitambo kizima? Nimba uri umusinzi, mbega ugura igitambo kizima? Reka da, emera ibyo byose ubireke, kuko uwaguhamagaye ni uwo kwizerwa. N'ibyo atarakora azabikora numwemerera, ugatura muri we, ugakorera muri we, ukaba muri we. Azakugirira neza, azakugira umugisha. Irangije iramubwira ngo uzagusabira umugisha nanjye nzawumuha, uzakugirira neza nanjye nzamugirira neza. Ariko agira ahantu hakomeye, aravuga ngo uzakuvuma nanjye nzamuvuma. Hari Imana ituvuganira, hari Imana iturenganura, hari Imana itubereye maso, hari Imana idukiza indwara, hari Imana idukiza inzara, hari Imana yambika, hari Imana ikiza uburwayi, hari Imana ihindura amateka, hari Imana ikuraho ikode, hari Imana inezeza abababaye ikabatuza mu mahoro. Nimukomeze muyikorere abakozi b'Imana, bahanuzi nimukore, bavuga butumwa nimukore, baririmbire muririmbe. Iyo abahamagaye niyo kwizerwa. Nyamuneka mureke gucogora, nyamuneka mureke gucika intege. Imana yacu ni urukundo kandi ni amahoro, n'ibisigaye zabikora. Muhumure cyane kandi mukomere. Nukuri ndabifuriza gukomerera mu mwami no kumukorera mushize amanga, kandi iyo abahamagaye izabahemba. Nibitari ibyo izabageza mu bwami bwo mu ijuru. Nyemerera rero uhaguruke, kandi nanjye mpaguruke. Uhaguruke dukore, kandi ijambo riravuga ngo hahirwa abasengera mu kuri no mu mwuka, nibo bazaragwa ubugingo, nibo bazagera mu ijuru. Reka dusengere mu kuri no mu mwuka. Ibitugerageza Imana izabihosha. N'inyanja itukura yayiciyemo inzira barambuka, n'umuraba mu nyanja yarawutujije. Ni Imana ifite ibyiza. Reka duhindukire tuyikurikire. Murakoze cyane, tuzasubira. Ariko icyo nababwiraga, mwite ku muhamagaro wanyu kurenza kwita ku isezerano. Benshi baravuga ngo yarambwiye, ariko bakirengagiza gukiranuka, bakirengagiza umuhamagaro, bakirengagiza aho bavuganiye nayo, bakirengagiza ubutumwa, bakirengagiza ko ari abahanuzi, bakirengagiza ko ari abashumba. Nimukenyere tururwane, kuko iki gihe ni icyacu. Tuvuga ubutumwa, duhindurire benshi gukiranuka, nicyo Imana izaduhembera. Amahoro y'Imana bane namwe rero. Twongere twite ku muhamagaro, nyaboneka, kuko yaduhamagaye niyo kwizerwa, kandi iradukunda kandi iragukunda. Uhumure kandi ukomere. Murakoze cyane gukomeza kubana natwe. Reka dusenge Imana. Uri Imana y'urukundo, uri Imana igira neza. Ndakwinginze kugira ngo mwami uduhe kongera kwibuka umuhamagaro, twongere twibuke ibyo wadusezeranije, twongere twibuke ko ari byo dukwiye kwiyambura kugira ngo tubashe kukunezeza. Fasha abashumba, fasha abavuga butumwa, ufasha abahanuzi, ufasha abantu bawe kugira ngo dukomeje kwibuka inzira ijya mu ijuru. Urakuze urakarama kubyumvise, bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.